umutima wanjye wuzuye ishimwe ibindimo byose biraririmba kuko nabatuwe byiteka mu bubati bw'icyaha kubw'itegeko ryiza ry'ubugingo naboneye muri Kristo kubw'umusaraba umuntu wa kera yakuweho nazukanye nawe ndicyari mwengisha. Yesu nashimwe. Bene data bakozi b'Imana nshuti z'umusaraba, ndagira ngo ishime Imana ku bwanyu mwese ko Imana ikiturinze. Dumwukumwe n'Imana isumba byose, dumwana w'Imana. Ndaga Imana nyishimira ko turiho gusa ngo mvuge ngo twaramutse kuko n'abandi baramutse, ahubwo nuko ikiturindiye mu buntu bwayo kugira ngo dukore imirimo myiza kurutaho. Impamvu kiriho ntabwo ari kugira ngo ukomeze urye wumwe, no kugira ngo niba ari amakosa wakoze yakosore. Abantu benshi byashima Imana ngo baracyariho, uri hose umaze iki ukora iki, uri hose ngo bigende bite. No kuvuga ngo kubaho ugomba kubaho ariko ukagira no ku mpamvu cyangwa se ukagira ku ntego Imana yatumye ubaho. Imana ikurindira ngo bigende bite. Ntago Imana duhamagarira kurimbuka. Kino kiganiro ikintu kibereyeho buri munsi no kugira ngo ntago Imana duhamagariye kugwa mu nzira, kandi twasanze ko umuntu uteze adashobora kugira mu ijuru. Ribibaho ijuru ntago riba mu mubiri, ijuru riba mu mwuka, kandi kwizera no kwizera bidahari ibyo utabonesha amaso biri mu mwuka bitabitse mu isi materiyeri. Kwizera rero no gukorana n'Imana. Uyu mwanya rero tumaze iminsi tuganira ibijyanye n'umwuka wera. Twabonye ko umwuka wera nta kimusimbura. Twasanze ko ubuze inyama wagura ifi, ubuze ibishyimbo ku isoko wagura amashaza, ubuze umupira wo korana wagura agakote, ariko umwuka wera nta kimusimbura mu itorero. Twarebye rero ko umwuka wera agira uruhare mu gukizwa k'umuntu, kuko umwuka wera ni wowe Yesu yasize mu isi. Ubwo yajyaga mu ijuru yabwiye intumwa ati ntimuzajye mu ivugabutumwa mudafite ibikoresho by'ivugabutumwa. Umwuka wera ni wo watumye ivugabutumwa ribaho rishoboka, kuko Yesu yari yaravuze ngo umwuka naza azatsinda abisa bemeze iby'icyaha. N'intumwa ze zari zikeneye umwuka wera ngo zongere zikizwe. Imbibutsa ko intumwa ze zari intumwa ze bari abanyantege nkeya, kandi umuntu yita umunyantege nkeya aba yumva ntacyo bitwaye. Iyo twita ngo ngende umunyantege nkeya, kuko iyo umvura umunyantege nkeya warangiza ukumva ntacyo wabikoraho. Iyo umunyantege nkeya ubwo ukuvuga ko ububuze imbaraga. Umwuka wera yaje gushoboza abantu kugira imbaraga zo kunesha icyaha no guhamya Kristo no kuba bazima mu mwuka. Twabonye ko umwuka wera afite uruhare rukomeye mu buzima bwacu. Mu ntambwe twabonye 3 z'umwuka wera akora muri twe ni nyinshi. Twabonye uburyo umwuka wera atuma umuntu abyarwa bwa kabiri. Kubyarwa bwa kabiri kubyumva wabyumva ari uko ukoresheje imvugo yitwa kuzuka. Iyo urebye mu ba Efeso 2 umurongo wa mbere haravuga ngo namwe rabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu. Ni gute umuntu azuka gute? No kuvuga ngo iyo umuntu ari mu byaha bari intumbi, umuntu ashobora kuba agenda mu nzira Imana imubona yarapfiriye mu byaha kandi mwisa akomeye yubashywe, ariko mu buzima bw'umwuka ari intumbi yarapfuye mu buryo bw'umwuka. Umwuka rero kidakora anyuze mu ijambo ry'Imana atuma tuzuka, aribyo twita ku byago bwa kabiri cyangwa se gukizwa. Ingorane tugira rero nuko abantu bamaze kugira kuri urwego bakijijwe badakomeza gukizwa. Umuririmbyi yaravuze ngo mpisemo gukizwa ngashingwa mu gakiza ke. None se ni gute uvuga ko wakijijwe ko utakomeje gukizwa habaye iki? No kuvuga rero ko mu mwuka umuntu ashobora kuvuka ubwa kabiri yarangiza ataguma muri ubwo bugingo, muri ubwo buzima, agapfa kandi yarigeze gukizwa. Niyo mpamvu umwuka wera agomba kuba muri wowe akagenda kugeza ku rwego rurenze urwo wari uriho. Zaburi 4 nakunze kwibabwira ko mu 6 turavuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'ijuru cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose. Ariko aravuga akomeye ngo bagenda bagwiza imbaraga. Dawidi akavuga Zaburi 23 akavuga ngo asubiza intege mu bugingo. Uruvuga ko umwuka wera yaje kugira ngo dukomeze kuba mu bugingo bunesha icyaha. Ndagira ngo iyo ntambwe twarebye kandi intambwe ivuga umwuka wera kuntu tubatiza. Umubatizo w'umwuka wera kutandukanye n'umubatizo wo mu mazi menshi, umubatizo yindi abantu babahaye. Umwuka wera kubatizwamo ni ikintu gikomeye kubera ko ni Imana igutangira ubuhamya.
nta muntu umubatizo wera wiba. Abantu bakwigana kuvuga mu ndimi, bakwigana impano, ariko kubatswa umwuka wera ni Imana ibikora ubwayo. Yohana yaravuze ngo ndabatirisha amazi, ariko inyuma yanjye uzaza azabatirisha umwuka wera n'umuriro. Ndashaka kubwira ko rero umwuka wera yubatijwemo ni Imana iri gutangira ubuhamya. Nawe bibaze kuba ijuru ryagutangira ubuhamya. Iyo tugiye kubatiza abantu mu mazi menshi babatangira ubuhamya, ariko ubuhamya bw'umubatsi umwuka wera ni Imana ibutanga. Ni ukuvuga ngo Imana iguha umwuka wera ari uko wujuje ibisabwa: kwizera, gukiranuka, kurya ijambo ry'Imana, kugira iyo nyota. Kubisaba Imana iguha umwuka wera, irakubatiza. Yesu yaravuze ngo nzohereza umwuka wera ningera mu ijuru. Ni isezerano kandi ry'abantu bose. Iyo umwuka wera aje mu buzima akujyana mu muhamagaro wawe, aguha imbaraga zo kujya mu muhamagaro w'Imana yaguhamagariye. Ibyo rero twarabibonye, ariko uyu munsi yongere ngo izo ntambwe zose umuntu atera nta nimwe akwiye kwirengagiza. Twabonye kandi ko umwuka wera agereranywa n'amazi. Hari aho tumubona nk'amazi ko muri Ezekiyeli, na Yesu yabivuzeho muri Yohana ibice 4, abwira umusamariyakazi ngo yaramubwiye ngo iyo wari uzi impano y'Imana ukamenya no gusebya amazi uwo ari we, wari kumuha ku mazi yino kagwa ku mazi y'ubugingo. Umwuka wera akagereranywa n'amazi, umuriro, amavuta, umuyaga. Reka rero tuvuge ku mwuka wera nk'amavuta. kandi umwuzura w'ubumana wasura muri njye, uko ari niko ndi mfite gutekereza kwa Kristo. Amavuta rero mu Israheli bayasigaga ababembe, yahumanuraga ababembe. No kuvuga ngo umwuka wera yeza, areza, aratwika, arahumanura abanyabyaha. Iyo ni intambwe ya mbere. Umwuka wera kandi bamusigaga abami kugira ngo abami bakimikishwa amavuta kugira ngo bajye mu nshingano za cyami, bagire ububasha n'ubutware. Umwuka wera yatujeho tugira imbaraga zo kwaba abe n'abatware n'abategetsi. Nibyo Petero yavuze ngo namwe rabahamagaye. Petero niko yavuze ngo abagira abami n'abatambyi. Umwuka wera kandi amavuta umwuka wera cyangwa se amavuta mu Israheli bayakoreshaga bimika abatambyi. Reka turebe kuri Dawidi rero. Dawidi yimikwa byagenze gute? Turebye mu bice rwa mbere rwa Samweli 16:13 handitse gute? Haranditse ngo Samweli ahera ko yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be, uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akajyaza kuri Dawidi. Urwandiko rwa mbere rwa Samweli 16:13 ngo Samweli ahera ko yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be, uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akajyaza kuri Dawidi. Ndumva ko ndetse kuri Dawidi cyane. Dawidi murabona ko amazi ihembe ry'amavuta rimaze kumusukwaho ngo umwuka w'Uwiteka akajyaza kuri Dawidi cyane. Urumva ko uri mu rwego rwa mbere akageza kuri Dawidi cyane. Ariko reka turebe urwego rwa mbere rwo gusigwa amavuta. Samweli rero arahaguruka ngo asubirira amaze kuyamusugaho. Turebe Dawidi amaze gusukwa amavuta byagenze bite? Nubwo Dawidi yari afite ayo mavuta y'urwego rwa mbere, ndashaka kubabwira ko nidukomeza kuganira muzabona ko yasizwe amavuta inshuro 3. Iyi nshuro ya mbere rero umwuka w'Uwiteka yamujeho cyane amaze kuyasigwaho. Ndashaka kubwira ko ibi bibaho ariko ntago birangira. Inyigisho y'uyu munsi irakubwira ngo Dawidi yasizwe amavuta inshuro 3. Nawe ugomba kugenda uzamuka uva mu bwiza ujya mu bundi, ukavuka ukaba umwami, ukaba umutambyi, ukagera ku rwego rwo hejuru. Dawidi yamaze gusigwa amavuta yakomeje kuragira intama, ariko umwuka akamugumaho cyane. Urumva ko Dawidi yasizwe amavuta yo kuba umwami, ariko ntiyabaye umwami. Ubyumve neza, Dawidi yahise aba umwami usizwe, ariko umwami utajya mu nshingano. Ni kimwe nawe, uburokore bwawe budakora ntacyo bumaze. Uburokore bwawe butakora, butagenda ngo icyo kwitwa ubukristo bwawe budashobora kugenda ngo bukore aho wirirwa, ngo bukorera aho uba mu isoko, nta buhari. Simba kanye kutabaye we. Ndanemeza ko Dawidi yasizwe amavuta yo kuba umwami, none se abaye we dore agiye kuragira intama, kandi umwuka w'Imana akamuzaho cyane. Ariko icyo akora n'icyo yasigiwe tigisa, ugomba gusa n'icyo wasigiwe. Nubwo Dawidi yari afite ayo mavuta kandi yahindutse umugaragu wo kwa Sawuli, yagiye kuba umugaragu w'ahandi. Uribaze, uri umwami warasizwe, ariko amavuta usizwe ntatumugira ubutware. Ni kujye kuba barokore, usanga umuntu yitwa umurokore, ariko wamureka ugasanga
ameze nk'atigeze akizwa, nta gitandukanya we n'abandi bantu. Nubwo Sawuli yari afite ayo mavuta yamaze igihe kinini cyane yihisha mu misozi, ndashaka kubwira ko nawe ni kumeze. Ushobora kuba uri umurokore w'ubwoba, utinya kandi kose, kubera ko amavuta usize, izo mbaraga ufite ni imbaraga zitagutandukanye n'abandi bantu. Dawidi rero yari amaze gusigwa ayo mavuta, ariko yasubiye kuragira intama. Nawe dufite abantu bavuga yuko bakijijwe, ari ukabona basubiye iyo bari bari.